reka hari ikibazo cy'amatsiko ngeze muri kino kiganiro cyacu turimo dukora muri kano kanya. Ese ubundi moga abo bakobwa babeshyanya, abo bahungu babeshyanya, bari kubeshyanya mu rukundo, yego? Ese ubundi urukundo ni iki? Baguhaye akazi, wenda urugero, reka dutekereze wenda minisiteri y'urukundo ugezemo, barakubajije ese urukundo ni iki? Nkawe Morgan wicaye ku kizamini, wasubiza iki? Tony, uburi urukundo rero, urukundo umuntu agiye kurusobanura ni ngombwa ko bavuga ngo bwacya bukongera bukira, kuko urukundo ni ikintu kinini cyane. Ariko urukundo nyine ni rwa rundi nyine, urukundo ubundi ruba hagati y'abantu, ntabwo ruba hagati y'ibintu. Uvuga ngo rero urukundo ni nyine ni igihe ukunda umuntu, nicyo cyitwa urukundo. Urumva icyo ni cyo urukundo. Noneho rero ni ukuvuga ngo igihe ukunze umuntu, icyo ni urukundo nyarwo noneho, kuko urukundo warwumvise. Urukundo nyarwo ni rwa rundi ahantu ukunda umuntu kugeza ku kigero cyo hejuru y'ibindi bintu byose ukunda. Urukundo urwo ni rwo rukundo. Ikindi noneho urukundo sasa, igitangaje ku rukundo buriya ni cya gihe ukunda umuntu nta kintu na kimwe ushingiyeho. Icya kabiri ni cya gihe ukunda umuntu yagera mu bibazo runaka. Tuvuge nk'urugero, ngewe nkunze umukobwa afite ingingo zose, ari mwiza pe, hamwe afite n'ingingo zimwe zimurenge aha. Noneho rero cya gihe abuze ukuguru kumwe nkakomeza kumukunda. Urwo ni rwo rukundo. Nkawe rero nka directeur general PDG, hari abantu ngo bitwaga ba PDG cyangwa se ba DG cyangwa se nka minisitiri w'urukundo, turi kuri minisiteri y'urukundo. Ese Morgan wamuhereza akazi bigendeye ku bisobanuro atanze, ngo ariko hari ikintu warushaka kongera? Urabona ikintu narishaka kongera ko byo nayemaze kuvuga ku rukundo, nayo nkimo gusobanura urukundo. Ariko abantu ntabwo urukundo baruzi. Abantu inkundo zo mino minsi ntabwo zabaye inkundo, ni za fake love. Hari akantu mperutse gusoma ejo bundi, ndagira ngo n'Umufaransa, n'umwanditsi w'Umufaransa yaravuze ngo urukundo ngo ni nk'umuzimu. Abantu birirwa bavuga ngo ariko abantu babonye uwo muzimu ngo ni bakeya. Ese si reka mbaze mbwire abantu hari urukundo, reka mbaho urukundo noneho nyarwo, reka mbaho urukundo nyarwo noneho. Urukundo rero ntabwo ari mu magambo, ni mu bikorwa. Urukundo nguru ni cya gihe wowe mugabo cyangwa umugore uzafata umugabo wari gusambana ukamubwira ngo umugore wanjye nkunda cyane, ngwino dutahe ariko ntuzasubire. Urwo ni urukundo. Ariko ngo ariko akuzuye umutima agasesekara ku muntu. None se urumva byanze bikunze ikindi ku mutima nicyo nsohora kikagaragara. Nyine ikikuri ku mutima nicyo usohora, ariko niba ari urukundo nyine ni urukundo full stop. Ugomba kubijya hejuru. Ubwa kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane. None ko mukunda, kuba mukunze urukundo se niki? Reka nawe rero dukurikiranye mudufashe kabisa, wandike muri comment, uduhamagare, udusure kabisa, utubwire wowe uko urukundo urubona. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana habane namwe mwese mudukurikiye. Turagusuhuje wowe ukomeje kudukurikirana kuri YouTube channel yacu Forgat Team. Tukorarikira wowe utari wakora subscribe kugira ngo ukore subscribe. Ndi kumwe na bagenzi banjye nk'uko ubibona, Momo arahari, Ceci arahari, ndetse nanjye ndahari. Ndetse turagushimiye kandi cyane mwebwe kandi mukomeje kudutera ingabo mu bitugu mutubwira yuko muri kumwe natwe. Reka dutangire tukwibaza ubundi Ceci, ese koko mu rukundo ari abahungu ari abakobwa bose turabizi ko aribo bagaragara mu rukundo, abo bantu babiri ese ni nabo bonyine muri make? Icyo ni igihugu cyonyine gituye ukwacyo kigaragaramo abo bantu babiri. Ese ni bande mu by'ukuri bashobora kuba babeshya cyane kurusha abandi? Ari abahungu barabeshya, ari abakobwa, ariko njye kandi umukobwa ngo mfite amakuru menshi y'abakobwa bagenzi banjye. Abahungu cyane ngo ufite amakuru y'abakobwa benshi bafite experience muri byose. Ubwo ngiye kuri side yanjye ndavuga ko ari abahungu. Oya Ceci, reka kuba biased cyangwa ngo ubogame. Nawe ushize mu nyurabwenge yawe, ninde muri abo bantu, umukobwa n'umuhungu, ushobora kuba yabeshya cyane kurusha abandi? Ugendeye kuri iyo experience yawe tubwiye, ubwo bunararibonye maze kubivuga gusa kuri abahungu. twaragoye koko. Maze kubivuga, mfite inshuti zanjye z'abakobwa tujye tuvugana. Yego wenda nanjye ubwanjye nanjye nshobora kuba ndimo. Yego Cecile mwamwumvishije, ariko ntabwo yari yankumveka neza cyane. Tugusaba rero wowe ukurikiye ikiganiro cyacu gukomeza kwirinda coronavirus imeze nabi muri ino minsi, iri kutwicira abantu bacu. Reka dufatanye kabisa turwane ino ntambara, dutsinde coronavirus, ukaraba
amazi meza n'isabune kandi kenshi gashoboka, kandi ugerageza no gushyiramo metero imwe na mugenzi wawe aho ugana hose, kandi ikindi ugume no mu rugo nimba bishoboka. Momo, tubwire nawe, ese koko mu rukundo ni iki koko, ni bande mu by'ukuri bashobora kuba bagaragara nk'abantu bashobora kuba babeshya abandi kurusha abandi? Nawe dushobora kutubwira uko ubyumva. Ndumva Cecile we yagarutse arengera abakobwa bagenzi be ngo ni abahungu, ngo agendeye no kuri experience. Ni abahungu ariko nyine bose usanga bose barimo, ari abakobwa ari kuri side y'abakobwa, ari kuri side y'abahungu. Kuri 50 abakobwa, 40, 35 abakobwa, indi percentage isigaye nayashyira ku bahungu. Ariko Tony twagorwa kabisa, kuko ubu ngubu nitwe tubeshya mu rukundo, ni twe abantu tubeshya byatari. Cecile wasanga afite igikomere, akaba ariyo mpamvu arimo avuga ngo ntabwo mbyemera. Impamvu nabyemera, abakobwa nibo batubeshya cyane. Batubeshya gute? Abakobwa uzi ukuntu babeshya. Umukobwa ngo abashaka kubagarira yose, ngo abahungu b'iki ngo ni amafaranga dufite. Why not abahungu? Noneho rero oya buretse gato wavuze nanjye ukamvuga, si wavuze se? Yego reka twumve. Ngo abahungu ngo ni amafaranga dufite, nyine ngo aba yategeye ahantu hose. Ni ukuvuga ngo aho izagwa mbere niho azajya guhinga. Rero abakobwa nibo batubeshya cyane mani sana kabisa. Mu bakubeshye kangahe? Njyewe se mani barambeshya, ariko nyine ubwo narihanganye. Tanga ubuhamya kabisa ku muntu udukurikiye. Oya wenda icyo nababwira ni uko dushyize ku ijanisha nk'uko Cecile yahoze bivuga, 80% abakobwa barabeshya. Ndabizi nkaho mufite basi zifatika, simbizi ngo ushingira kuri iki kintu bababeshya iki ubundi. Nose nta story z'ubu ngubu z'abakobwa n'abahungu baba bakundana, ariko bajya kubona ukabona save the date sose ari kumwe n'undi musore. Ntabwo uzizi se? Ntabwo uzizi se? Ndazizi. Hagati aho ngaho muri abo bantu ninde wabeshya undi? Kuko save the date yasohotse birashoboka ko ari iy'umukobwa cyangwa se yasohotse ni iy'umukobwa. Ubwo umuhungu ari hehe se? Ariko hari n'ikindi kintu kirimo kiba muri no minsi cy'amakwe arimo aba muri kino gihe pe. Ese mwego ubundi nk'abahungu n'abakobwa muri kubibona mute? Mwarashatse cyangwa ntimurashaka? Oya mana, amakwe ni ugushaka ubu ngubu hakiri kare. Ubu ngubu ni ugushaka hakiri kare, urumva? Nka Cecile mu minsi iri imbere nkamwipeza nkahita mujyana, kuko ibintu biroroshye. Ubu ngubu ngo nani umva, ubu ni ukujya mu murenge gusa, warangiza ukajya mu rusengero naho biremewe. Reception ntabwo yemewe kuko irakostinga amafaranga menshi cyane. Abantu ngo muri reception ngo ntabwo bataba badahoberanye, ntabwo bataba badakoranyeho. No kugeramo ahubwo. Reka Cecile, wowe ubundi ubu bukwe burimo buba muri no minsi, nk'umukobwa cyangwa se nk'umuhungu, wamugira nk'iye nama mu by'ukuri nk'umusore wenda wari sinzi urabibona gute cyangwa muri bino bihe? Icyo navuga ku bantu bari barabipanze imbere ni byiza, ndabashyigikiye. No ku bantu bari mu rukundo n'ubundi babiteganyaga nabo babukora, ariko apana babandi bahubuka ngo bije yabaye ntoya, reka nshakira umwana w'umukobwa, reka nshakira umutipe tubirangize. Abo ntabwo mbashyigikira. Muri make abari babafite muri make babirangiza tu. Abari bafite iyo gahunda n'abari bari mu rukundo, ndatekereza ko cyanatambutseho niba ntibeshye. Mu by'ukuri umuntu yakwimariyemo, yaguhaye amarangamutima yawe yose arayakwiyegurira. Ntibikwiye yuko uyu muntu ukwiye kabisa kumukoshona, kumubabaza, kumubeshya. Ntibikwiye. Nubwo twatangiye tuvuga se ni umukobwa ni umuhungu, waba umukobwa waba umuhungu, ibi bintu ntibikwiriye. Dusoza rero ndagira ngo mugire ijambo muvuga kuri The Connect ndetse na Forgotten. Wenda icyo umuntu yavuga tunasoza ni ukubwira nyine abantu yuko buri muntu niba yinjiye mu kintu akinjiramo afite intego, afite gahunda. Niba nta gahunda ufite se urajya hehe? Urajya mu biki se? Kari byo byandi twaze tuvuga nyine byo bikurura bya bindi byose. Fata gahunda, ufata umuntu mu bisoza dere n'ibintu byaroroshye muri no minsi, sibyo? Iyo niyo nama nagira abantu ubu ngubu. Barakoze cyane Cecile. Icyo nakongeraho kuri musaza wanjye Morgan, hari ukuri hari urukundo, tugira ukuri. Yego. Barakoze cyane Cecile. Reka tubibumbire mu kintu kimwe, mureke tubinyangamugayo mu byo dukora byose, mu rukundo turimo tugerageze kabisa tureke kuba inkundamugayo muri kino gihe. Dusoza rero turagushimiye wowe wafashe umwanya wawe ugakurikirana kino kiganiro cy'uyu munsi. Nagahoraho ni The Connect, tukubwira rero kandi tugushishikariza gukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus. Bye bye.